Yes, reka nongere mbasuze mbani ikaze nshuti bakunze bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko wewe udema kujyana ibiganiro n'amakuru cyane tukugezaho uko bukeye nuko bwishi aho yagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe bitameze neza komeza kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba abya agenda neza cyane. Yes, ni inkuru rero ikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ubwo ku mbuga nkoranyambaga nyine zitandukanye ari kugenda kwirakwizwa amafoto y'icyamamare cyangwa se y'umusobanuzi zikomeye cyane. Na wundi ni Rocky Kimomo waje kuberekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo uyu mugabo akimara gufata indege cyangwa se akimara guhaguruka ariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe, haje kuba hakwirakwizwa amavideo cyangwa se hakorwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko Rocky yaba yahuye n'ibyago bikomeye cyane nyuma yuko avuye hariya mu Rwanda. Ariko izo nkuru zose n'ibiganiro byagiye bikorwa kuri social media zigiye zitandukanye nyamaze byari bihuha, ahubwo amakuru ya nyayo aravuga ko uyu mugabo Rocky Kimomo afite umukunzi we hariya wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Fiona, ari we bagiye kuba bakora ubukwe ndetse bamaje kuba bashe na save the date hanze n'uyu mukunzi we ko ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2025. Biravuga ko uyu mugabo Rocky Kimomo agiye gukorera ubukwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo nabonye abandi bagiye batandukanye cyangwa se abantu mu kumbuga nkoranyambaga zitandukanye ibiganiro bitandukanye bavuga ko uwitwa Rocky yaba yinjiye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye gushaka indege. Bamwe bari gukajya, buri wese ari kugenda avuga ibyo yishakiye ku ruhande rwiwe, ariko nyamaze ko biravuga ko uyu mugabo Rocky Kimomo ndetse nta na gahunda afite yo kuba yagaruka mu rw'imisozi igihumbi cyangwa se nta gahunda afite yo gutura hano iwacu i Nyarugenge. Akimara kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacyuriwe n'umugabo cyangwa se n'umujejeta faranga ukomeye cyane wibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwagiye mubona amafoto agenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Rocky yishimye cyane ameze neza hariya muri Amerika, ndetse n'abanyarwanda babo cyane cyane nka Jeskizo wa Mipango nawe yaje kuba yagaruka kuri ibi ngibi cyangwa se yaje kuba yemeza aya makuru avuga ko uwitwa Rocky Kimomo yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba agiye no gukorera ubukwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero Kasuku akimara kujya kuri kamera gahamya cyangwa se akemeza ko uyu mugabo yamaze kuba yagera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kasuku n'umwe mu bagabo bamaze igihe cyangwa se bamaze igihe kinini bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yaje kuba yemeza aya makuru. Ndagira ngo byere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibamo abanyarwanda benshi cyane bagiye batandukanye, harimo nk'aba Bruno Taifa mukunda kubona ni uzwi cyane kuri social media zitandukanye igenda ugaragara hariya kuri YouTube channel ye bita Bruno Taifa Kalisa. Yes, uyu mugabo rero n'uyu mukunzi biravuga ko uyu mukunzi we witwa Fiona ariwe waje kuba wamushakira passport ibintu byore byose akaza kuba yagera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abifatanyijemo ndetse n'inshuti ye ikomeye cyane iba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe bita umujejeta faranga. Rocky Kimomo rero yabakoze ibintu biremereye cyane cyangwa se bamwe nabonye bari kugenda bamugereranya n'abandi basobanuzi bakiri ubu ngubu bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ho ni comments zigiye zitandukanye bavuga ngo Rocky yashatse kera cyangwa se yari yariteretse nagende akoresha amafaranga cyangwa se nagende akore ubukwe bw'igitangaza cyane. Nyuma yuko agezeyo cyangwa se agezeyo iminsi mike yashize yarekuye save the date y'ubukwe bwe, abantu bahise batungura cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Comment nyinshi cyane zagenda zisukiranya umunota ku munota nyuma yuko bashize hanze itariki z'ubukwe uyu mugabo Rocky Kimomo agiye kuba yasezeraniraho n'umukunzi we Fiona umaze igihe kinini cyangwa se umaze igihe kigera ku myaka 5 yose yibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nguko rero amakuru menshi ari kugenda avugwa kuri Rocky yagendaga avuga amakuru menshi nagiye atandukanye amwe atari meza, ariko ubu ndagira ngo byere ko uwitwa Rocky ameze neza cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu ari sawa cyane ari fresh yiteguye gukora ubukwe mu gihe cya vuba bidatinze ndetse kaniturira hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abantu bagendaga bamushereza ngo uwitwa Rocky avuye mu busobanuro agiye gukora uturimo tw'amaboko tugiye dutandukanye hariya muri Amerika. Ndagira ngo byere ko atari ko bimeze, uwitwa Rocky ajanywe n'ikintu kiremereye cyangwa se ajanywe n'ikintu gikomeye
bikomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ageze reka amashimero by'umwihariko wakanze kuri buto ya subscribe, ndagushimiye cyane. Nawe utarikana icyo gihe ukore kuri buto ya subscribe, byo ni ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho mu bambere. Njye mukomeza kubana ibiganiro bigiye bitandukanye. Nitwa Pacifique, reka tuzasubire ku munsi w'ejo n'amakuru azaba agezweho ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bitangazamakuru bitandukanye. Ciao ciao.